wibona he mu myaka 5 iri imbere? Wibona azaba yabona nibona he mu myaka 5 iri imbere? Nzaba ntwara imodokari. amaguru agafata he? Nyuma y'imyaka 5 ndibona mfite imodokari. Ntabwo bishoboka. Ese umuntu bagomba umuheka. Ase igituba cyiza. Reka nze kubwira umuheka. Niba ndamwerekana kuri TikTok. N'umuheka ndaguha amafaranga 1,000 miliyoni. Ngenzo vose. Umuheka. N'umuheka ndaguha miliyoni 1 nayo ni make. Ndaguha miliyoni 2 ndakubwira $2. Nyempima ibyo yazanye arayamanye ndayakwitanya. Nawe ni wamuheka. Uramutse umwetse kanyo wanya 3. Kunya gusa. Narutsa amaraso. Ukanahitwa. Ari ugwitwa no kunya amaraso. Uraruka amaraso unagwitwa. Namuheka uranya gaca none. Kanyo turi kugana ku musozo. Uravuga nzova turi kugana ku musozo. Tumvikane. Okay. Pima ibiro 42 umutwasi mu ndushibira umunani. Tukumvikana tugasoza hari kintu. Wapi? Tukumenye igazi ya byeri. Ni mama. Umva Kanyo wowe mu myaka 5 uribona he? Vuga aho wibona. 5 uribona? Aribona mu kabari. Anywa mitsingi agotome. Waribona he? Akona wa munyamakuru we. Cyangwa aribona wongeye kumukura amenyo abiri. Sindaviri. Cyo ndikubwira ni inyana yimbwa aho twahere tugiye kumusoma. Oya subiza. Kikibereye kindai. Ndakuye aravuye ngo ndibona n'umwuka n'imenyo. Ari nashira se bizagenda gute? Ubuse uzaza urya kijima nka nyina wamboko. Nyamara witonde. Kanyo wansubira. Yabari warira na utararira yara. Ari bari rwanande. Reka nigende bye. Action. Wagwan my people. It's Waliva again and this is Waliva TV show. Uyu munsi niko twayagiye ko tuzajya tuganiriza abasitari batandukanye muri kariya zabo. Uyu munsi turi kumwe n'abagabo b'ibyamamare. Kugira ngo murababona muri kamera n'abagabo b'ibyamamare, nta muntu utazi Kanyombya, nta muntu utazi Inzovu. N'abagabo bagezweho muri iyi minsi. Twabashatse kubabona byatuvunnye ariko twabashatse uyu munsi kugira ngo tuganire nabo kabisa. Mwiriwe neza Nzovu? Mwiriwe. Makuru yawe? Ni meza ndashima, ariko mu mujyi wa Kigali izuba ririmo kumenya imbwa gahanga. Iryo jambo bararikiye mbabarira. Gute sali mbabaza iryo jambo ntabwo uzi ko bigeze kurifungira umuntu. Uwe hari umuntu wageze. Nyimba baramufunga. No nanjye bamfunge none. Bagufunga nyine. Ugiye komera ka cya kindi cyagiye. Yese baramfunga. Kigacimba poromere bacama. Ntabwo nafashe umwana ku ngufu. Ntabwo nacuje ibyo. Iryo jambo ntabwo ari ryo risabira imbabazi. Okay, nsabye Imana imbabazi. Ahubwo izuba ritumereye nabi. Izuba ritumereye nabi. None reka mubaze. Twese warugiye. Ibyo bigambo avuze nawe ntabwo bikoshoye. Ubu izuba riracinka agahanga. Inka? Ubwo muranga twikiye inka ninde? Inka ninde? Inka ninde? Gusa n'inka. Inka ninde? Aho gusa n'imbwa ntabwo wasa n'inka. Uramutse umukamye. Ibigaragara wabona amata. Nkama urakamara. Urakamara. Inka byende bavuga ngo ushatse ngo kubura ngo amata ngo yashakira ku kiba. Abantu bazana ubugambo. Iki ni ikimasa butandukanye. Wese bazana ubugambo butandukanye. Ikimasa n'inka. Twari dutangiye twiri kwiyongeraho abagenzi. Inka ziraca inkoko agahanga. Nangwa izuba riraca agaca agahanga. None se agaca kabaye ikaba hejuru. Agaca ari wowe n'agaca. None twitangiriye ikiganiro. Hejuru hari agace kari kwigendera. Wowe uri hano hasi. Uri ku isi uri kugenda. Agace kari kwigendera. Ese akitwa n'izuba n'agace. Nakerera. Ariko Kanyombya agiye kuranga bya bindi ngo ari umuntu muremure n'umugufi. Urabona Kanyombya ni muremure. Nzovu ndi mugufi. Wicwa n'izuba. Ninde wicwa n'izuba kwako? So muremure. Oya numugufi kuko izuba ntabwo nimugeraho. Kuko muremure abana gusatira izuba. Ariko nimba Nzovu ndi mugufi ndi hasi. Birumvikana. Nuranye n'ubutaka. Iyo izuba ririmo gukubita riguheraho wowe nyine uri hasi. Ku butaka se? Yeso ndi muremure ntaba ari ku. Agaturanye n'ubutaka n'agaturanye n'ibicu bimeze kimwe. Oya. Bandi ko umuntu muremure izuba n'imva bibagiraho vuba. None se abari mumva. Oya Kanyo barabantu. Bicwa n'izuba. Umva.
hari umuvandimwe wanjye none ugenda utuye mumva urebe ko uzicwa n'izuba. hari umuvandimwe wanjye biteye akari ijambo yavuze ngo abantu bari rusororo bari kumva ngo babana neza, ariko wajya ureka kumva indimwe, babana neza, wumva indimwe na yaka yavuye he, yaka ntabwo wumva indimwe, wowe uri umunyabutare, yaka nuwa he? mwambabariye nawe ikiganiro tugatangira twiganira kuko reka mbabwire buriya abantu bari rusororo babanye neza nta matiko, nakuvuga ngo umwe ngo amenye amazi ngo uzajye kubita amatiko uzagiye, ariko nimba ngiye na Kanyombya duturanye hano hafi kuri isi, iyo ngiye kwituma muri toilette yabatanyaga ari amashamburi, yitondere ntabwo wajya rusororo, wabona shamburi rusororo musenzi, ariko nta kibazo buriya abantu baba i rusororo babanyeho neza. mwaretse tugatangira kwanza dusuhuza abantu ndashaka kubaza nagusuhuza, ndashaka kubaza Kagame wowe wajya kuki unuka ariko kuri kaguki ujya gutanya bya bindi ngo nta garafure, reka twitangirira nanjye nta garafure w'abantu bareba. Okay, sawa uzababona nta garafure w'abantu bareba. Okay, uzabibona utabipata utashangara. Mutangiye umwaka mutangiye gushwana kaka, umwaka watangiye umwaka ryari Rate kaka ugeze umwaka wanyu mwatangiye umwaka watangiye gute kwanza umwaka watangiye gute kuri njyewe se cyangwa kuri Kanyombya? Kuri wowe umwaka watangiye kuri njyewe umwaka wa 2024 nta kintu nagezeho, ariko kuri umwaka wa 2025 watangiye ku itariki 2 indangamirwa inyuhagiza Primus, ngira ngo ndabwe se mu kabari hasigaye aba twatuzi dutuka hejuru bita muri dushe. indangamirwe ni iyihe? Mama Queen yamenye inzoga indaya, wijya uvuga indangamirwa ntabwo ari byiza. umwaka watangiye mfite imigambi yo kuzaza nkaraba nkagira gute nkiborosa ntambara neza, byarangiye ukajya umwaka watangiye mugasambana. Kanyo nose amakuru yawe Kanyo, amakuru yambaza amakuru gute? Ndumye amakuru nango uriwe, reka mubwire uyu muntu waretse kwanza tukakwakira mu kiganiro Kanyo. Uyu muntu indangamirwa ni Kanyo, amakuru yawe Kanyo, urara ahantu habi kandi nukomeza abana imbwa yiruka. Oya Kanyo, amakuru yawe sawa sha, umeze neza? ngenda babaye umwaka wewe watangiye gute? kuba mbabaye inzovu narakubwiye ngo va mu izo zintu hinduke uhinduke, waretse tugakora ikiganiro kiza Kanyo. Kimwe ngiye kubwira izo ndangamirwa zawe nutarangamirwa Kanyo, umwaka wawe wese watangiye gute? umwaka wawe hano hari abajene bari kudukurikirana, umwaka wawe watangiye gute? ntabwo uzi umwaka, ntabwo uzi umwaka. uyu mwaka wawe watangiye gute? Ngezemo ntabwo nguzi. uyu mwaka wawe watangiye gute? Meruka ndaho gusa ntabwo mbizi. ariko urabaza umuntu utagize wiga ngo uyu mwaka watangiye gute? Kanyombya yasoma wasoma by the way, ariko Kanyombya icyo mukundira watangiye kuvuga ngo by the way kandi atabizi. Niba tutarize mwitubaza byinshi neza tubinjije uriyo ahubwo turinjije ebyiri none. Oya urinjije, njyewe ndaza nyuma. urinjijuke Oya urinjije. Okay, kanangire mbibarize Nzovu, wakuze wumva uzabiki? njyewe nzakina umupira w'amaguru. Ayiwa data we, ese umupira warawukinnye muri quartier? hari ahantu waba warakiniye ku buryo wumva kura wakina kuri narawukinnye, impamvu nese mbishingukamo bigeze natangiye ndi mu izamu kuko ndi mugufiya, banteye ibitego 17. reka bari mubaze rero nasimbukaga ibyo bita gutanga ibitego cyarinjira muri Rayon. Tugiye muri Rayon Sport wakina kuri kangahe? Hariho 2 ari hafi y'izamu, hariho 11 ari ku izamu. nakina ku 10 ndi rutaha izamu. wowe bagukandagira, wakuze wumva kuzaba bagukandagira. Ariko byanjye nakiye umupira kubera iki? kuko hari n'abakinnyi bagufi bakina umupira kandi bawuzi cyane. aya maguru impamvu nakomeje umupira natangiye ndi mu izamu kacyage, ntago byari ngombwa ngo mbe nakina imbere. Bantsinze ibitego 10 bingahe mpita mva mu by'umupira. niko ubwo wasezeye ubwo nyuma nigira mu gukora akazi ko mu rugo, nkora ubuyedi. wakoze n'akazi ko mu rugo
none nyuma wari umuyede njya w'umuhungu. mu buyede ni naho kanyombya yambaye shimira niwe musaza bita kanyombya Winde. ambanye mu buyede nikorera itafari ahita anjyana Kanyombya niwe wo kukigira abantu badukurikira. Kanyombya niwe wakuzanye muri sima. Ibyo ndabyemeye rwose. Reka mbari mubaze, hari akantu kamwe ngiye kubaza Nzovu ndakubwiye ntuzongeye kuvuga iby'imipira. Uravuze ngo wakina kuri 11. Avuze ko yakoze yumva ko azaba aravuze ngo yakina kuri 11. Ubu se ubwo nawe reka tugusimbukireho, wakoze wumva uzabitsimbukire. mubaze Nakumesa nakwicane utsimbukire nakuvune mubaze niko se gahumwe. Ubu wakina kuri kangahe utatubeshye? Ni ekipe y'abana nangwa ekipe y'abarebare y'abakuru? Oya Kanyo, wowe wakoze wumva uzabiki koko? Zabiki Subiza inyuma nk'imyaka nka 30. Jewe nakuze nzi ko nzabicyo ntazi. icyo utazi ariko buriya ukuze Aho Kanyo kuki ukunda kwesha nicyo ntazi. None nabizi ndabizi baragijugunyaga bakagite mu mpanga. none narakuze narundi gukura. Ubuse nzabicyo ntazi. Wakuze basi ukunda iki? Ngende icyo ntazi. Wumva ko uzakora iki? Zakora iki? Nakora n'ibyo ntazi. Ubuse iki ndakizi. Aho Kanyo wambaye uri koko kiberebere. Ubwo uzakina muri wakina muri APR se wowe njye nakina muri APR Kanyanga njyakuye nkire muri APR nakina muri Reyo ukakina kuri wanga APR ari abasirikare kandi turi ari y'abasirikare. Oya ntabwo ari ibyo ngiye. Ariko Reyo ni ikipe y'abanyarwanda y'abaturage kandi impamvu nyikunda mvuka Nyanza kwa Musinga data wacu. Ndi umureye. Uri umureye? Barumbye abakinnyi babiruzimo. Ameni isura ntabwo bishoboka. Ntabwo wanavutse. Ntiwabayeho. Ndabakubwira hari uyu mwana w'igikondo bamwita ndeda Isaac Mutoni Mugabo Isaac hari na ntoza niyo twabonye muri APR bamwita ndewe. Tubwire muri commentaire niba hari umukinnyi wa Sport bita Isaac Mugabo. Undi hari n'undi ko mvuga nanjye kuvuga Bogota Bama n'abakera. Bogota Bama bakinamo. Rega Bogota Bama yagiye ari muri Kongo none iragaragaza sigakina mu murere nkuko bavuga ngo bashunga buba Bogota sigakina muri rero nabyo niko wa wundi witwa inkoko bizi. Oya uyu mwana w'igikondo bamwita ndewe kapiteni wa Reforo ejo ndi mutangize akanyuguti kamwe n'undi mu kavuge oya urangije ntabwo yitwa mu kandi kabiri muherekeje Kevin. None rero turazakomeza ikiganiro mbone no kumwifuriza amaze iminsi yanavunitse bamubomoye dukina kubomora baramubomoye ejo bundi dukina mukura nawe ukina yavuyemo hakiri kare nawe ukina dukina bakina ibitego 2-1 ariko akantu kashimishije abantu Rujugira yarebye uwo mupira ariko bukeye bwaho na penalty itsindwa n'amagare yambwire APR yakirose n'amagare ariko kubera iki tutakubona ugikina amafilime cyane. Amafilime ntabwo twebwe tugikunda gukina amafilime cyane. Amafilime bamwe baradutuma tukakurikira kuko amafilime asigaye akina umwanya munini ariko twebwe kugira ngo filime nigira mu biganiro. Ariko rero reka mbaze ibiganiro nibyo byiza kurusha kariyeri yawe. Ikiganiro ni cyiza kuko ikiganiro kimeze nka filime. Ikiganiro nacyo kirarebwa kandi abantu basigaye bashaka kuruka mu mutwe cyane basigaye bareba ibiganiro. Ntabwo ari ibitangaza ariko umenye uti hari abantu bagufata mu biganiro bagashaka time ndende kandi bakagwa amafaranga make. Abantu babona ute nyazi impamvu rataye ibintu bya filime nawe nk'ubigabanyamo. Ushobora kuba ufite YouTube channel akinishije abandi bakiri muri filime ukabona bahaye amafaranga menshi we yaguhamagara ukabona aguhaye makeya. nicyo kintu gituma ugakina amafilime ariko ubonye umuntu uri seriye uzi agaciro kawe filime uzigaruka mu ndirimbo kuko indirimbo bamaye amafaranga njyana zinyuramo. hari indirimbo nakemo bita Apana ariko se wambabari ukamutiraho
apani nari pasiteri apana isezeranya Regis Salomo wandirimbiyeho gato se kuri ako ntabwo karere indirimbo nyizi ntabwo yigiriye gushaka amafaranga ntabwo nyizi ntacacingira koko ibintu nk'ibyo ngibyo rero urandenganya waba ufite telefoni ukamenya gabwira abahanzi bari muri ya ndirimbo yawe urimo apana harimo Regis harimo abahanzi Regis n'umuhanzi oya abahanzi harimo uriya mutepe nyiri ya ndirimbo niwe wakoze iriya ndirimbo ngo na papa sava byaramunaniye ntabwo nzi izina ryiwe undi none ndashaka kugira ngo rero dukomeze turacyakomeza urabona mu gihe abantu nkatwe n'abandi n'abahanzi nkatwe ukasanga abantu barasinze bigize n'indaya urabibona ute kuko umaze kutubwira ko ufite indangamirwa izo ndangamirwa yewe ntabwo nzita indangamirwa nzita indaya none urabibona ute mu gihe abahanzi bashobora kurangamirwa n'uburyo bwo gusanga indaya ariko kuba navuze ngo njya mu ndangamirwa cyangwa njya mu nzoga ubushize wari ufite inzara bari bakunoshe mu ijosi tubwize ukuri watubwiye ko umwaka wawe ngo watangiye ngo indaya ikumena y'inzoga narazikatiye uwo bita mu makwini namukatiye kanyo nawe ndagira ngo utuganirize nyine hari abajene benshi bagukunda abantu baragukunda ni izihe challenge uhura nazo muri kariyeri yawe challenge ni akabaro nako ngako nyine akabaro nuko bamwe bashaka kugira ngo bazazamuke bajya mu ndaya abandi bagasinda abandi bakarara hehe bakarara mu muhanda banyoye twatuyoga n'uturere bwajya bamwe byose cyangwa nyagahene oya mwese ntakanigezeho n'utuye tuvuga mwanywaga ntabwo twambura iture ngo ninde udebye ninde udungurutse ngo witande dunda ubwonko uraduze manura ijipo wabonye ko ari byo ibyo vuze nibyo rero we winywera umumano wa jipo oya njye nywa Knowless bwa buyoga bwa make ntabwo ujya ubunwa nzovugisha aka kabiri n'itanu indoge ruvuzandekwe ntako rigeze ngo yampaye nka data yiraye da sogokuru ndajya ibintu byinshi sitaki mamba niko ntabwo ari sogokuru wawe wewe yirahiye so witwa Mukirombo nese uwo ni sogokuru wanjye Mukirombo ni papa ni papa ahubwo papa washa papa Mukirombo wari wa Kirombo papa ari ubungo ruvuzandekwe ntabwo biyoga we kezina ryaye su yewe narindi kwibariza challenge uhura nazo muri kariyeri yawe kuko hari abantu benshi mbona komanteri ngo kuki Kanyombya atagikina amafilime ng'ibikorwa byabo ngo babihariye ngo ibiganiro kurusha muri filime twabamenyemo kubera iki nyine mutagikina amafilime oya ngo nibyo ushatse kandi nkora ibyo ubwenge bwanjye bumbwiye n'ibyo n'umutima wawe narobanuye gukora kuko mu buhanzi no kwihangira imirimo njyewe nihangira imirimo ntawe nsabye ngo mpangire imirimo after this one ushaka kumbwira ngo umuntu Kanyo geragereza nkore gutya ntabwo nkabigukorera ariko ntabwo njyewe ubonye n'umusponsor ukubwira ni njyewe ndagushaka agomba gukinisha filime agomba kuba amafaranga kandi baba bahari ngo muragorana cyane ngo muragorana cyane Kanyo twavutse dufite akazi mu mutima wacu kuko nawe nsabye kugira ngo njye gushura amabuye yaba y'agaciro yaba amabuye y'amakoro ntawe mbisabye ariko ni ukuvuga ngo nkanzovu nagomba ko namuvanye ahantu ari kuheka amabuye yanagushimiye ariko yavuze ko amuzanye muri sinema nabimuvanyemo iriya kariyeri yo kujya guheka amabuye ntabwo bishoboka nacyo gituma ari Nzovu witwa Nzovu akaba ari nguyu nuvuga ngo rero ntabwo akazi kanyu sinakora kuri radio nitwa ko ndi umunyamakuru mfite ikiganiro bitaga Abarezi Family Radio sorry Abarezi Family no kwigaranya ndashaka kugira ngo nzakore indi troupe no kugira ngo Abarezi Family abantu bafite ubwenge Abarezi Family baracyariho cyangwa barapfuye n'usigaye barahari Kalisa arahari Tadiasi Maganya arahari Nilipaka arahari nawe Siza ahari Maganya twigeze guhura mbona sinzi ukuntu bimeze ameze neza ariko rero abo bantu
nuvuga ngo nibo bari baremye Abarezi family bishobotse rero tugakora Abarezi family mu rwego rwa Nzovu ni ukuvuga gukina filime wabaye Abarezi family none gukina filime wabaye ubiretse ntabwo ari kubireka ndacyakina ariko rero reka dukore bagenzi bacu mu rwego rwo kuzamura igihugu cyacu tuzamura urubyiruko kuko nirwo Rwanda rw'ejo none niyo maboko yose uzakomeza wenyine ariko wavana abantu bose ku isi akaguhagarika ahantu hamwe ati noneho dore isi ni yawe bose Nzovu ubu wayobora nde wayobora ibicu wahita Nzovu wibona he mu myaka 5 iri imbere wibona azaba yabona nibona he mu myaka 5 iri imbere nzaba ntwara imodokari amaguru agafata he nyuma y'imyaka 5 ndibona mfite imodokari ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ese uyu muntu reka kuvuga ngo ntibishoboka nturi Imana ese kuki bitashoboka yaba bana n'ubumuga se buge impamvu mwese umuntu sinawukandagira uzakandagira ahubwo hari imodoka yiba Gikondo y'umuntu wacu ubana n'ubumuga oya abana n'ubumuga ari afite imodoka ayitwara neza ayitwara kuri accélérateur gutwara moto nawe muvuge izina rye nawe aya maguru azajya kuri accélérateur oya harukuntu wegera imbere harukuntu wegera imbere iyo modoka niyo gukora accident reka mu myaka 5 urabona uzaba ufite imodoka amafaranga y'imodoka azava Inzovu nyuma y'imyaka 5 uretse gusambana ndashaka kuzayobora karitsiye Kanyombya abamo nawe nkamuyobora ntabwo uyu muntu azagura imodoka ndabyemeye tumaze kuvuga ko amaguru ye adashobora gufata ye kuri accélérateur feri na embrayage ni ukuvuga ngo rero uyu muntu kereka umbwiye uti reka dukore cooperation tukuzana imodoka cooperation ukajya utwara imodoka gute nk'indi ya Joy automatique singuse mwese Nzovu nakubajije ni mu myaka 5 urebona urambye ngo uzaba ufite imodoka tekereza imodoka irahenda amafaranga y'imodoka uteganya kuzayakura Yesu sindi mu kazi nzangeze ni mu kazi ariko ari ikintu bajya babaza ibintu bikaba possible nangwa impossible niko Nzovu waguha umugore ufite metero ikifuza reka baze umugore afite metero zingahe umugore wanjye ukatuma afite metero 1.35 ngaho tekereza wowe ufite na 30 iki wowe ufite metero 1.30 ntazo ni metero 1 dushyira amafaranga cy'amafaranga se yanjye nayawe wajya ugashyiraho yawe ufite metero 1.30 none bakabwira ati muheke turashaka ko muvana mu rugo ukamujyana ku isoko ukanamugarura ntabwo umugongo wawe ugira kweli wowe ndemukira ku mugongo reka dusoze indangamirwa ibiki ziheke bakubwiye ngo heka hari umunyamerika wavuye muri Amerika angana n'igituri bagomba umuheka ase igituri wakize reka nze kubwira umuheka nimpamvu ndamwerekana kuri TikTok n'umuheka ndaguha amafaranga 1,000 miliyoni 1 ngenzo vose umuheka n'umuheka ndaguha ku musozo miliyoni 1 nayo ni make ndaguha miliyoni 2 ndakubwira $2 Nempima yazanye arayamanye ndayakwitanya nawe ntiwamuheka uramutse umwetse Kanyo wanya 3 kunya gusa narutsa amaraso ukanahitwa ari ugwitwa no kunya amaraso uraruka amaraso unagwitwa namuheka uranya nk'agaca none Kanyo turi kugana ku musozo uravuga Nzovu turi kugana ku musozo tumvikane okay pima ibiro 42 umutwasi mu ndusha 8 tukumvikana tugasoza hari ikintu wapi tukumenye ingazi ya byeri ni mama umva Kanyo wowe mu myaka 5 uribona vuga aho wibona uribona aribona mu kabari anywa mitsingi agotome waribona he ariko nawe wa munyamakuru we cyangwa aribona wongeye kumukura amenyo abiri sindaziri cyo ndikubwira ni inyana y'imbwa aho twahere tugiye inyana y'imbwa oya subiza ikibereye cy'indaya ndakuye aramwe ngo ndibona n'umwuka n'imenyo ari nashira se bizagenda gute ubuse uzaza urya kijima nka nyina wambogo nyamara witonde byabari warira na utararira ari bari rwanande reka nigendere bye uzabibona bye umva tubateguriye pati 2 kuri YouTube channel mukore share na comment mutibagiwe nanzojya kugira ngo amakuru abagege kandi
kuri Oliver TV show kandi ibyo tutakoze bitadushimishe mujye mwandika kandi nanone igihe mwakeneye undi mutari mujye mutubwira.